abakurikiranye Pass TV nongeye kubasuhuza. Abenshi munsi muri mudu iri hejuru yo kubasakuza bakiyemera, hari ibindi bintu runaka wakora ushobora kwisangamo, ariko uyu munsi bwo cyangwa muri no minsi simeze neza, aho kwishima ndababaye. Ngo my friend bikubazinga video cyangwa uvuga ngo ugiye kwireba, ariko yirebe hari kiri kwigisha cyangwa hari nambwe runaka uri bugire muri stress uzagira mugasanga washije uburyo wayikuyemo bitewe n'amaraka ngiye kugwa. Hari ikintu kikuba mu buzima biteka ngo ushaka intambwe yo gutsinda cyangwa kukivamo bikanga, ariko inshuti yanjye cyo mubwira cyo kano kanya, shaka uburyo watsinda kugira ngo utsindwe intambwe, ubashe kubatera intambwe igimbiro kugira ngo ujye inyuma. Hari igihe twiberaho mu buzima bugiye butandukanye, bamwe bagora muri ambiance, abandi bagora babaye, abandi bakora bishimye. Ako kano kanya nta cyo kwishima kiba gihari, kuko twese aho tuba turi muri ino si nta gihe tuba dufitemo, nta myaka ijana, nta n'intambwe dufite yo gutera yo kuvuga ngo twajya imbere cyangwa turajya inyuma, ahubwo duhoramo hagati. Ibikubaho si uko uba wabiteguye. Sitori ngiye kubana uze mbabwira, iyo kumureba ari video ngende umuntu ukunda kwishima, umuntu ukunda kuryoshya ku rwego rwo hejuru, ariko aho ndi kano kanya cyangwa ubuzima ndimo sinzi aho nahera mbuvuga ko yaba ari mama, yaba ari abo tuvukana, yaba ari umuryango wanjye cyangwa abandi runaka, sinigize nibabwira. Abenshi nagiye mbabeshya kugira ngo ikintu bakunda bakibone ko kiri true, ariko sinashakaga ko wamenya igihe cya kintu kizabera. None se igihe kibaye ikihe? Igihe kano kanya mfite ni icyo kubabwira. Najyaga akenshi abenshi nababwiraga yuko mfite umukobwa umwite cyangwa utwite inda yanjye, nababwira ko ashobora kuba afite amezi atatu, abiri n'igice, 3. By the way, kuko hari byinshi nende gusha cyangwa kuba ati hari uko nzabyitaho ngiye, hari uko nzabigendamo. Cyambabaje manu kize ikigoryi cy'umukobwa. Abakobwa n'ibigoryi bava bakajya rimwe na rimwe bagiye babigoryi cyangwa bakabantu bazima. Man jya muri kwireba cyangwa ube uri kunyireba, nubona ugize muri situation runaka ujye wirinda icyagukomanya na situation, kuko hari byinshi ushobora kubura wakakiriye. Gusora amarangamutima yanjye cyangwa iki ni ikintu kigoye kuri njyewe, cyangwa ikintu cyaweho natateganyije habe na rimwe. Nshuti, hajye navuga ikintu nkaba natemba amaso cyangwa nkaba ariko nta mugabo ukwiye kure, ariko bibaye ngombwa ko wanarira. Kuba najyaho ngo ndire si uko ngiye mbyishimiye cyangwa si uko mugenzi wanjye abyishimiye. Hari ikintu kikubaho mu buzima. Mva nshuti yanjye, tera intambwe ijya imbere, nutera intambwe ijya inyuma. Gerageza ushake gutsinda, witsindwe, gerageza ushake gutsinda. Hari ama-interview menshi mazemo iminsi, ndi umuntu ambiance, ndi umuntu uri kuryoshya, ndi umuntu umeze neza, ariko kano kanya simeze neza. Kandi nawe nzi ko byakose umeze neza. Si cya kintu twagezemo cyo kugikuramo cyangwa kukigendamo neza ni ikintu. Ubwo ndagezaga amezi 7 ndi kwitegura buri kimwe cyose cy'uko icyo nabasha gukora ngo mbashe kuba natera intambwe runaka, mvuge ngo ngiye kuba nakakira umwana cyangwa ikindi kintu runaka. Guys, kibebi cy'ikigoryi sinzi uko nabibabwira. Yagiye ajya muri ambiance n'inshuti ziwe, bari barenjoyinga, bagize iki, arangije aragenda bafata ngo ni bazuka yamubwiye. By the way, yarayifashe arayinywa, arangije kuyinywa
nta kindi kintu yamubyariye usibye ko yamubyariye guhumba byose. Natangajwe no kumva bamamagara ndayavuyemo, kandi inshuti zanyu mbi icyo nawabwira kizima, nawe uri kundeba kano kanya, wa mukobwa nta mukobwa wanyweye inzoga cyangwa nta mudamu wanyweye inzoga, ako kanya wakoze ibyo bose ni igihomora. Nanone ikindi, umukobwa uri ushwana na nyina mwa basore mwe muri kunyumva, mukobwa utumvikana na nyina uri kukubwira nimba ari na sheri wawe uri kukubwira ati ntwara ngira umugore, va ku ngegera, aba ari indaya. Shaka ubereye, usanga yakuyemo amada, birirwa banywa inzoga ugasanga inda yavuyemo. Man, ndababaye. I lost my baby. I lost my baby. She was a girl. Byari umukobwa. Sanisa ikintu natigeze mbwira mama, ikintu natigeze mbwira ikintu natigeze mbwira inshuti. N'inshuti zanjye ntabwo nzi mbabwira ati nagize iki cyangwa ikihe, njye nabwo ati nzabibabwira. Mwitonde nzababwira. Natifuza kubyara cyangwa kugira uti, ariko buri wese yifuza kubyara. Nimba n'umukobwa uzi wateye inda ufite amadega w'inzoga cyangwa ibiti cyangwa wakubyariye, nshuti yanjye, nimba nateganyaga no kumugira umugore, rekanye va ku ngegera, tuba ku isi n'icyo umukobwa bro. Icyo kintu nakubwira. Reba intambwe uri gutera cyangwa aho ushaka kugera. Kwase kamere, wowe ufite uwo mwana, nushaka ureke kwirirwa wirukanka ngo ugiye gushaka cyangwa ugiye mu biki. Byihorere nta nyungu zirimo bro, kuko byose ni imihangayiko no kubabara. Akenshi iyo ntekereje cyane cyangwa mfite stress, guys, reka nkomeze mbabwire, ikibaho ku muntu si uko wakishime cyangwa wagiteguye, ahubwo ni ikintu kiba gitunguranye. Ntabwo kiba gitunguranye. Nabuze umwana wanjye w'umukobwa, nshuti zanjye, birambabaza. Nawe nabibwiye, ariko kano kanya bibwiye isi yose, mbibwiye n'abanyarwanda. Wa mutipe warabuze umwana cyangwa undi muntu runaka uri kundeba, sorry kongera biranze bihangane. Nk'uko hari benshi nanjye babasha kunyihanganisha nakamwita ihangane. Bro, ibyo waciyemo turabyumva, nanjye ndabyumva ibyo nawe waciyemo nshuti. Ikintu cya mbere kigomba kubaho ni ukwihangana no gutsinda. Hari igihe mba nabasha kuvuga ikintu nkashutsuka amarira, ariko umukobwa utazabasha kuzana ngazi iwawe abasha kuba yakubura, umukobwa utazazana iwawe ngo abe yabasha gukora isuku, umukobwa utazazana iwawe ngo agufurire, umukobwa utazazana iwawe. Men, hari ababebi batinya koga cyangwa iki n'iki. Va ku ngegera. Kandi mbere yo kugira ngo ujye gushaka uwo mubebi, niga yanjye ngo ubwize ukuri, tembera muri karitsiye iwabo, banza umenye imyifato ye. Bazamaniga bagurira ibyo utari kumenye, ujye gushaka n'umuntu cyameza ate. Divorce zihora zivuza ubuhuha buri kanya. Ntawe uvugira kano kanya ufite bro. Iyo wamufasha asamba ntawe uvugira ufite bro, kuko igihari ni kimwe gusa, ni iki kimwe gusa. Uramuvuga ukubitwa ngo ni mwiza akabwara, uramuvuga ugegereza. Ehisha amahoro, reba uwo mwarubwubakana utuje kandi ameze neza. Nshuti yanjye, aka kanya si uko nje nje kugutera ubwoba cyangwa kukuvuga nabi, cyangwa njye nivuge nabi bro, cyangwa sister uri kundeba. Sister, wowe uri kundeba, menya ubwenge, umenye icyo uri cyo kandi umenye aho ugomba kujya, umenye icyo ugomba gutsinda, imbuto ugomba kwera n'izihe. Erera imbuto ababyeyi bawe nabo bagire babe bari proud yawe. Wikirirwa uhangana na nyoko ye wanyu. Bebe abakobwa benshi n'ubwo umangana mama wanyu ugasanga abasaza banyu barakubita, ntabwo ari uko basaza banyu babanze, barabakunda ariko mwese mushaka kumva ko babakunda.
inshuti yanjye icyongeyeho ni kimwe, reka nibusabire akantu kamwe, nimba hari icyo ukuyemo cyangwa inama runaka, gerageza utsinde umenye icyo uri gukora cyangwa icyo uri kugana gukora, umenye ngo ni iki, umenye intambwe wateye ni iyihe, ubuzima urimo ni ubuhe. Abababaye mu Rwanda ni benshi muri benshi. Umuntu ntazakwemera kuko isi si umusozi, isi azagenda ngo ature nk'umusozi, n'umusozi uragenda ukabaho imashini ikaza ikawuruguta ikawukuraho. Ibyo afite uno munsi ni ibya mirenge ku ntege, nawe ejo uzabibura. Aratunze wese utunze, nawe ejo uzatunga nshuti. Hari byinshi ufite kubona, byinshi ufite kubona, ariko byakubyarira ijambo, byakubyarira gutsinda. Wikiheba, uracyari muto, ntabwo urageza ijana nubwo nta jana, ariko niba ufite 90 uzagira ibyiringiro byo ko 3 usigaranye imbere ari mizima, hari icyo uzageraho cyangwa ari intambwe runaka uzatera. Buri wese abyuka buri teka mu gitondo ateganyije ko imodoka ishobora kumugonga cyangwa buri indi mpanuka cyangwa akanasitara agahita anapfa. Nshuti njye ntabwo njya kuba buri teka ntekereza ko nimba naryamye ndi muzima natari bubyuke ndi muzima. Nzi ko nijya mu muhanda imodoka irankubita, nzi ko nijya ndi bupfu umunsi. Isi nkuru wanditse umusozi ni iyi. Uri umwiyemezi, uri igiki, ibyo byose biragenda bibarirwamo, ariko siko ibintu bimeze. Ahubwo uko bimeze niko dushaka ko tubihindura. Nshaka kumenya uwundi we, ariko sindi kumenya uwundi we. Weho uruwe, ndi umuntu, ndi umutipe ujya mu kabari nkanywa, ndi umutipe utwika gutya na gutya, ariko si uramenya weho wawe, ubuzima bwawe uri iki, kuri wowe uri iki. Weho ubwawe ntabwo urimenya uri iki, uri uw'agaciro mu buzima bwawe, kandi ubwo buzima bwawe kubwo ari ubw'agaciro kuri wowe. Menya icyo ushaka kandi nawe ujye ukora intambwe y'icyo ushaka. Muri filime nyarwanda tubikora tubikunze nk'umwuga, ariko harimo bishimaje kubura abana babo iki n'iki, agahinda kabo baragiye barakabika baracicaka. Mana, erekana amarangamutima yawe bro, sister, erekana amarangamutima yawe, icyaguye mu cyo gishyire hanze bakibone. Dushi twavuze mu gihe utandukanye, ariko icyo nakugira nk'inama ufite yanjye, urugendo rwose duhoramo rwo gutsinda si rwo gutsindwa. Intambwe duterambira mu buzima niyo gutsinda, si yo gutsinda cyo gusubira inyuma. Icyo target ufite kurambizaho kugira ngo uzakigereho. Ntuzite kuri so, ntuzite kuri nyuma, cyangwa ntuzite ku bakubwira amagambo hirya no hino, kuko ibizakuzira mu matwi ni byinshi. Utabashije gufata umwanya wewe ubwawe ngo wiyubake, nawe uzakubaka. Kano kandi rino jambo ndivuze kuko ntabwo ninakitekerezaho ngo umenye ubundi cyangwa icyo nshaka kugeraho. Numva gusa umugani bwo kuryoshya nta kindi kintu nsigaje. Akenshi muzi ko babyifuramo na bamwe, duhura n'abantu benshi, maje no guhura n'abakobwa batari munsi y'igihumbi, ariko guhera uno munsi nta siniki nzongera guhura nabo, guhera uno munsi nta bebe nzongera kuryamana nabo, paka igihe nanjye nabashije kumenya uwundi. Nimba 1000 bato narebye bari hejuru yabo, uzanyita inda sinzababara ngiye, kuko nabikozemo nk'umwuga. Icyo nakubwira nshuti yanjye, fasha nambuke njye imbere ninjye inyuma. Isabi yanjye ndayiteye kandi ndayakira, kandi inshuti yanjye urakoze. Nimba ari cyo wumvishe kuri like, subscribe na comment zanyu zirakenewe, kandi ujye urumva ko ubuzima bwawe ari intambwe ikomeye, kandi ushaka kugera ko ugomba gutsinda mbere yo gutsindwa. Ukwiyemeraho, wamwiyemeza ukwiyemeraho, uzamwereke kuri ikigoyi. Ukwiryaho uzamwereke kuri ikigoyi, wumva ko afite ari wowe uyoboye kano kanya, siwe nawe n'ibimurimo, nibyo yumvamo kandi adafite. Ibyo rero adafite
ndagira ngo bigire murusha ubwenge nakurusha ubwenge niyumve ko kuba uriho ari we kamara kuri wowe ahubwo uriho kuko Imana biteganyije cyangwa uko weho ujya kuvuka suzi icyo Imana guteganyirije hari abaciye biyemera cyane bakiyemera ariko gabanya kwiyemera wundi ukwereka ibintu byinshi cyane niwe ukwereka ko arenze kandi atarenze ntabwo akurusha ubwenge nta nubwo akurusha intambwe ijya imbere cyangwa ijya inyuma icyo afite nawe uragifite icyo afite uno munsi nawe ejo uzakigira nshuti murakoze cyane bwana gusa mwibuke ijambo rimwe ugutsinda ni cyangwa kwihangana n'iki sawa cyane